Urota no abantu bayikunda bakayifata bakayigira nzima, ariko mu ijambo ry'Imana uko yavuze, Imana yaravuze ngo ibwira Abisirayeli ngo ntambwe izabamokera, kandi bavuze ko hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakabikora. Byumvikane ko n'imbwa izaba hasi, Imana iti ntambwe izabamokera. Kuyikunda n'uburenganzira bwe, ariko ahanini ntabwo ari ibintu byiza cyane. Reka turebe rero muri izo komoni twarebye hano, tubonye amagambo atubwiye ngo niba urose uri umwe n'imbwa, wowe ubwawe ukarota uri umwe n'imbwa, menya yuko bisobanura yuko hariho ubusambanyi buri imbere. Inshuti z'Imana, abakunzi b'ubumwe bw'abera ministries kuri TV yanyu, iyo mukunda cyane kandi mukunda ko tuganira ku bintu bijyanye n'inzozi, cyane cyane ijwi ry'Imana n'umugambi w'Imana. Uyu munsi wa none rero kuri uyu tugezeho, nagira ngo uzirikane twifuza ko tuganira cyane cyane ku magambo avuga ngo ese kurota inyamaswa zikwirukankana cyangwa se zikwataka. Hari kuba zikuruma ziguherekeje, hari no kuba zikwataka. Turaza kureba ni izihe nyamaswa akenshi na kenshi zigaragara mu nzozi z'umuntu zikwataka, nicyo zibasha kuba byasobanura. Nongere mbashimire ku kiganiro cy'ejo, mwanyeretse ko turi kumwe, mwanyeretse ko tugendana, mwanyeretse ko dukunda kandi ko mukunze Imana yanyu. Nk'uko biravuze ejo bundi nasomye ijambo ku munsi w'ejo riranezeza, rigaragara mu ngoma za 2 ibice 20. Umurongo wa 20 havuga ngo nukurusha afata abwira abantu ngo nimwizere Imana kugira ngo mukomere, kandi mwizere n'abahanuzi bayo kugira ngo mugubwe neza. Rero ibihanurwa byose ntukabihinyure, ujye wizera Imana kugira ngo ubashe gukomera, kandi ukomeze unasenga Imana, kuko Imana yazanye abahanuzi. Ubuhanuzi buratandukanye, hari uvuga mu ndimi, ariko nanjye ukubwira inzozi ni uko nzi neza ko Imana yampaye kuzisobanura, kandi mu buryo bw'umwihariko kimwe n'abandi bavandimwe bajya bazisobanura. Imana ibampera umugisha bagenzi banjye, ni ukuri kandi dukora umurimo w'Imana. Ndabashimire mwese muva mukagera kandi muri kino kiganiro, ariko nongere nshimire umukozi w'Imana runaka ari isi uvuga mu izina, uruhare yagize kugira ngo nibura uyu munsi ubasha kubona amashusho, uruhare yagiye agira, kandi nibwira ko nawe uri muterankunga makuru ufite. Niwe muterankunga rwose, ntibona urabizi ko umuterankunga ari amasengesho, ari uburyo, ari kutuganiriza. Ni byiza ko dukora, kandi tubatangariza yuko guhera ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 9 hariho ya masengesho y'imbaraga avuga ngo kwa 9 ko kwibukwa, ko gutabarwa, ko gusenya ibihome. Ni amasengesho azamara iminsi 30 umunsi ku munsi dusenga Imana, kuko niyo ngaruka mwaka ngira ngo abari ku rubuga rwitwa iriba ry'amazi adudubiza, mwese muzi neza ko tugiye kumara umwaka dukora amasengesho, cyane cyane mu kwezi kwa 9 aho tuyakora turi imbere y'Imana. Umuntu ahitamo guhiryamo ifunguro yumva yifuza iryo ari ryo, ryaba irya nijoro, ryaba irya mu gitondo. Uhitamo kuva ngo ubwo wirize ubusa burundu kubera ubuzima ko buteye, ariko umuntu agira ukuntu agena mu kubaho kwe kugira ngo apange ubwo buryo. So rero Imana ikumpeje, ndagukunda cyane, uri umuntu w'ingenzi mu buzima, uri umuntu w'umunyembaraga. Ni byiza ko amasengesho tuzayasenga, ndabikurarikira we mukozi w'Imana unyumva, kugira ngo uzinjire mu mbaraga z'isengesho ziremereye, hahandi amagambo y'Imana dukora ko abakiye bakize indwara, abandi baratabarwa, abandi bararengerwa, tukaburi dufasha abantu barafite ingorane. Mbega ni ukwezi ko kwibukwa, kuko Bibiliya igeze mu kwezi kwa 9 ihavuga ibintu bikomeye. Ndagira ngo ukomeze ugubwe neza. Ndaza gusaba n'ubundi umukameramani n'umutekinisiye aze gufata link yongera yishyire munsi y'ikiganiro, aho ushobora kudukura kugira ngo winjire kuri groupe WhatsApp aho dukora ya masengesho. Iminsi 3 irangiye ufite amahitamo ya 2, gusezera ukagenda cyangwa se kwigumaho. Nta muntu duhambira ngagumeho, nivuga ngo bishatse iminsi 3 irangiye uragenda. Ni kenshi kakorwa urubuga ruguma aho ngaho, nta muntu twongera no wiyongeraho. Bimaze kubona rero ukabikenera ukaza turakwakira, kandi wakumva ushaka no kugenda nabwo ukagenda nta kintu dutwaye, cyane cyane iyo uramutse uje ugambiriye gusengana natwe iminsi 30 ukwa 9, kukwibuka, kwibutsa Imana, utabara wowe, kurengera ibyawe, gusenya. Mukomeze mwiyandikishe, nimero munsi irahari, umpamagare ngiye nguhe link, hanyuma uzinjire ku itariki ya 1. Iminsi 30 irangiye wemerewe kwigendera rwose. Ushobora kuba ukora lift cyangwa ushaka ukanagumaho, n'uburenganzira bwawe. Ni ubumwe bw'abera, ni ubumwe bw'abera. Kandi shimira tugiye kumarana umwaka wose turi ku rubuga. Imana ibampera umugisha, kandi twabonye ibyiza nko kuri ijoro twari tubonye imbaraga z'Imana zikorana natwe. Imana ibampera umugisha. Muri iyo groupe hari abantu bakize, hari umudamu washimye Imana ko umwana we yaramaze imyaka 5 atavuga, atabasha no
guhaguruka yavuze hari ibintu twabonye kubera gusenga Imana no kwegera Imana. Rero ndahari nk'umuntu wawe, niwe muterankunga mfite, niwe munyembaraga ukeneye kumva uzasenga amasession y'iminsi 30 ya September to remember to receive. Ukwezi kwa 9 n'imbaraga zikomeye, ubazi gusoma Bibiliya muzareba, kuko tuzagira ibiganiro 30 aho tuzaduhagaritse gusobanura inzozi, tukinjira mu masengesho y'iminsi 30 tuvuga buri jambo rya buri munsi cy'Imana yagambiriye kuvuga ku muntu, ukora ku muntu. Hazabaho gusenga kandi YouTube tuzayihuza na channel kugira ngo nasohuza na groupe kugira ngo abantu bumve ibintu bimwe mu gihe kimwe kugira ngo tubikore mu buryo bwiza. Rero ndakurarika kandi uzaze biteguye ko ukwa 9 uracaho utangira umwaka umerewe neza. Imana ikumusha mu izina rya Yesu. Rero reka nkubwire ngo Imana ibane nawe, reka dusenge Imana ariko byibura wumve ko nkubwiye ngo ni karibu senga Imana. Reka udasenze urasabiriza, udasenze urasega, udasenze uraseba, usengereye nabwo zirashira, ariko usenze Imana ukegera Imana ugakorera Imana ibyo utabasha kwikorera, isengesho rirabikora, urarituma ntirikererwa, uraryohereza rikagenda. Icyambere isengesho ntiritega indege, icyambere isengesho ntabwo ritega imodoka ngo waje yaje. Isengesho riratumbagira rikagera imbere y'Imana karekora umurimo. Uko niko no muririmbyi yaririmbye, aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho acagera imbere y'Imana cyane, ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Imana ishimwe cyane. Gusenga it's a weapon, gusenga ni intwaro, gusenga ni imbaraga zishobora byose, ntacyo wakwishoboza, ntacyo wageraho. Yaravuze Pawulo yandikira Abefeso, ngira ngo amagambo tuzayaganira mu minsi iri imbere, arababwira ngo nuko mufata intwaro z'Imana zose kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi. Nta muntu utagira umunsi mubi, nta muntu utagira ibyago, nta muntu utagira ingorane, nta muntu utagira amakuba. Hari umunsi mubi ku buzima bwawe, hari umunsi mubi ku mibereho yawe, hari umunsi mubi ku byo ugenda ujyaho. Ntawe utagira umunsi mubi. Suzana yawe ugira, Antoine yawe ugira, umunsi w'icuraburindi, umunsi w'amaganya n'amarira, umunsi w'agahinda uraho werekera. Ntawe utagira umunsi mubi mw'abantu mwe. Ngaruka ngo twambare intwaro zose z'Imana ngo kugira ngo tubashe guhagarara ku munsi mubi. Reka nkubwize ukuri, buriya abahanga mu bya theology baravuze ngo ku isi hari amajuru 3. Ubundi isi turimo bayita ijuru, hakaba n'ijuru rya kabiri abadayimoni bakoreramo, aho Pawulo yavuze ngo nuko mu kirere hari imyuka mibi y'imbaraga, ko tutabasha kurwana n'abantu ahubwo turwana n'imyuka mibi ahantu ho mu kirere. Hakaba n'ijuru rya 3 ari ryo yavuze umukozi w'Imana witwa Pawulo ngo nuko nisanze mu ijuru rya 3. Bivuze rero ngo umuntu w'Imana nkurikira ibyo ukumva kubimenya. Isengesho it's a power of life. Isengesho ni ubuzima, isengesho rikuzana mu buzima, kandi ibimenyetso byerekana umuntu waguye ahagaze nuko atangira agatakaza umuco wo kugira isengesho muri we. Rero mva ngo noneho ngo dusenge dutware intwaro z'Imana zose, kuko tarwana n'abantu ahubwo turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere, ngo n'abanyabushobozi bafite imbaraga, ariko isengesho irakubita rikazamuka. Uruva bagiye bajya mu kera gato kugira ngo bitagera ku Mana. Rero ni byiza ko twara intwaro kugira ngo bashe gutsinda ku munsi mubi, bashe gutsinda ku munsi w'amaganya, bashe gutsinda mu gihe byakomeye, kuko urumva n'izambaraga ziturwanya. Rero ni byiza ko umuntu akwiye gusenga. Handi Pawulo avuze ngo twebwe ngo niturwana n'abantu, ngo intambara zacu ngo ntizimeze nk'iz'abantu, ngo dukubita ibipfunsi ariko ntiduhusha, turiruka ariko ntabwo badusiga. Aravuga ngo ahubwo intwaro zacu zigira imbaraga iyo turi imbere y'Imana, yo gufatamira ibitekerezwa, ibintu byose, ngo kubita hasi ikintu cyose twiteguye guhora. Nudasenga uzaseba, nutiyiriza, nudasenga uzamwara, kandi nubura gusenga uzagubwa neza. Gusenga birakubaka, gusenga birakurinda, gusenga biragutabara. Kandi nongera nkubwira ikintu ntucike intege. Ushobora kubikubwira ukavuga utari kuno mugabo ashobora kubavuza bitandukanye n'ibindi. Reka nkubwize ukuri Imana w'Imana, gusenga bidufasha gutegereza umugambi w'Imana kandi kawusoza twitonze. Gusenga bidufasha gutegereza ijwi ry'Imana no gutegereza umugambi w'Imana no gutegereza imikorere y'Imana. Kandi gusenga bituma duca mu butayu tutwemye, gusenga bituma dusohoka mu butayu dufite imbaraga, gusenga bituma dusohoka mu kigeragezo dufite guhagarara mu mwanya ukwiriye. Gusenga bikwinjiza muri gakondo utakagiyemo, gusenga bikwinjiza mu mbaraga z'Imana zirenze, gusenga bikwinjiza mu masezerano ahanitse, kandi gusenga bikwinjiza mu butsinzi burenze uko umuntu yatekereza. Gusenga bisenya imbaraga z'abantu
n'abadayimoni we ntabwo wabishobora. Muri iyi minsi y'inzozi ndi kubaganiriza, intwaro ya mbere ni isengesho, kandi iyo usenze neza nibwo ubasha gutsinda urugamba rwawe. Imana ikumpera umugisha, Imana ikurinde. Rero ku bumwe bw'abera ministries turakubwira ngo imbaraga aho kuvuga wasenga, aho kurira wasenga, kuko nurira bazakuvuga, nuririmba nabwo n'ikindi. Aho gusenga ni intwaro umuntu akoresha ibasha gutuma ahagarara ku munsi mubi. Ntawe utagira umunsi mubi, ugira umunsi w'ubukene mubi, ukagira umunsi w'uburwayi, umunsi wo kuvugwa, umunsi w'intambara, umunsi mubi nyine kugira ngo ubashe guhagarara ku munsi mubi. Nkubwiye umunsi mubi wagira ubwo uzi ko umunsi mubi ubyuka ukisa nko mu gitondo aho twarimo twerekeza dukora imirimo nk'iyi ngiyi, dusanze abantu bakoze impanuka. Umudamu yarafashe ikapa agiye kujya mu kazi kiwe, ariko bamutwaye muri ambulance, yavuye mu rugo asezeye, yumva ko yari agiye kujya mu kazi, ariko ahise akora impanuka ubwo agiye mu bitaro. Ibyo yari agiyemo se yarakunze. Umuntu wese agira umunsi mubi wiwe. Umuntu agira umunsi wo kurwara, wo kuvugwa, wo gusebya, wo kurwara intambara. Umuntu wese mu buzima agira umunsi mubi, ariko iyo duhagaze mu mbaraga z'amasengesho, mu mbaraga z'ubutware bwo gusenga, niho tubasha kugwiza imbaraga zo gutsinda ikigeragezo no guhagarara tudatsinzwe n'ikintu cyose cyaduhagurukira, ahubwo muri twebwe tukagwiza za mbaraga zo gufatanira ibitekerezo mu mitima. Kandi nkubwiza ukuri, isengesho rivumbura ibintu kandi rikangiza ibyo kuguhiga. Isengesho rizana destination yawe, kandi isengesho rikujyana hakwiriye. Isengesho ni ukudomina ibintu byakudominaga. Isengesho ni ukubohora ibyari bikuboshye. Isengesho ni ukubaka ibyasenyutse. Isengesho ni ukurema ibitari bihari. Isengesho ni ifunguro rya buri munsi. Iyo utakaje umuco wo gusenga, utakaje n'umuco wo kurindwa. Burya amaganya ntacyo yakemura, amaganya ahubwo gushyira mu mwobo. Ariko ku muntu wasenze, wavuganye n'Imana, umuntu wakoranye n'Imana, umuntu uzi kugendana n'Imana, iyo ibintu bikomeye, la mi fo pain we tansole ma pain, umva ariko mana we nari nzi ko nsobanura ko ntangiye gufashwa mu mwuka. Ni ukuri akambwiza uko isengesho ni intwari iremereye, kuko burya iyo umuntu afite isengesho muri we, wowe ukagira amagambo muri wowe, ntabwo uzigera unesha uwo muntu. Kuko ni ukuri umunyamasengesho rimwe na rimwe asa nawe, rimwe na rimwe ubona ari n'umuntu uciriritse, ariko Imana imugezeho byose birahinduka. Ni byiza rero kugira amasengesho. Gusenga byica kamere, gusenga byica intimba z'amagambo, gusenga bisenya ibihome bya Satani, gusenga bikuraho imbariro zagiye ku buzima bwawe, gusenga bisenya ubutware bw'ikuzimu, gusenga bihindura icyerekezo cy'ubuzima bwawe bwose aho kiva kikagera. Kandi gusenga bikwinjiza muri gakondo yawe. Ko gusenga biduti icyambere, impamvu gusenga hari nk'imbaraga n'iki, no ko ugiye gusenga kwanza ushima Imana, ukihana, ukatura, wamara kwatura ugasaba, wamara gusaba ugashima. Byumvikane ko isengesho ririmo kwatura ibyaha Imana iryumva vuba vuba. Uko wigomwa gusenga niko nigomwa kutatura. Uko wikura mu masengesho niko wikura muri presence y'Imana. Uko wikura mu isengesho niko uva mu bantu bashima Imana. Kandi wagombye ko twumva kuramya Imana, icyo yaturemeye ni ukuyiramya no kuyihimbaza, nayo ikaduhereza umugisha. Reka twureke gukunda Imana urumamo, kwa ntunaguhata Imana ugakunda iby'Imana iguha, ntukunda Imana ubwayo. Gusenga ni ikiganiro, ni relationship, nicyo tuba tugana, ni dialogue between God us. Nuvuga ngo iyo tuvugana n'Imana ni ukuganira n'Imana nk'uko umubyeyi aganira n'umwana we. So rero iyo uhagaritse gusenga, ubu kuhe cya kiganiro cyawe n'Imana mwagiraga buri munsi. Rero Imana ikugire neza, kandi ugiye yuko yasaba abwiye Imana, burya Imana heza mareka ngaze kureba nk'undi ijambo ry'Imana. Aho yavuze Petero ngo nuko mu bitambo bizima bishimwa niko kuyikorera. Nabajije umukristo ngo ibitambo bizima bishimwa n'iki, arambwira ngo ni amaturo. Wapi se uko bimeze? Ubundi se ko Kristo yarangije ibitambo, akarangiza ibyo byose akabirangiza, ubundi ibitambo bishimwa n'ibi. Naje gusanga rero mu byakozwe n'intumwa imasore, mu byahishuwe ibice 8 uza kwasoma ku murongo wa mbere, ngo nuko mbona amarayika 7 ngo bafite impanda mu ntoki, ngo mbona amarayika wa 8 ku ruhande, ngo afite icyotero cyuzuye imibavu, ngo inshingano ye nta yindi ngaro kugira ngo aragenda ku gicaniro ashyiraho amakara menshi cyane, ngo kugira ngo yongerere amasengesho y'abera uko dusenga, ngo azamukana na ya ntebe ahumura, nkuko mwuka yatubwiye Paulo yandikira mu barwa ngo umwuka wera dusabira ngo abadata. Ngo marayika yari ashinzwe gufata icyotero, ngo kugira ngo yongere ku masengesho y'abera uko basenze, akazamukana na wa mwotsi. Ubundi igitambo cya mbere gikomeye itura Imana gushakaho ni uko umunyamasengesho, ugatura mu isengesho, ukaba mu isengesho, ukagendera mu isengesho, ukavugira mu isengesho,
isengesho, ukarira mu isengesho, ugasengera mu isengesho, ukaba mu isengesho, ugaturiza mu isengesho, ukambarira mu isengesho, ukarira mu isengesho, ugakorera mu isengesho, ugakorera mu buryo butandukanye, kandi Imana ikarushaho kubana nawe. Ni byiza rero ko Imana ikurinda muri byose, kandi ikakwambika imbaraga, kandi ikagukomeza, kandi ikakurengera. Rero nagira ngo nkubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe. Gusenga niyo ntwaro yonyine ishoboka, ifite imbaraga, iguhesha gusohoka mu kibazo, iguhesha gutabarwa, iguhesha gukosora ibintu byose, kandi bikagenda neza. Rero nawe ntibaganiriza kubera ko mu kanya mbabwira ko Imana yacu ishaka ko tuganira. Ibi bintu nashatse ko turota ikintu kijyanywe niyo gukurikiza mu nzozi, gukurikirwa n'inyamaswa runaka. Kuba hari inyamaswa gukurikira, akenshi si inyamaswa imwe, akenshi si inyamaswa nyinshi, ahubwo ni inyamaswa ziba zigukurikiye zishaka ngo zisenye ahazaza hawe. Ni igitangaza gikomeye, kandi n'imbaraga zirenze uko umuntu yagatekereje, kandi ni uburyo umuntu yagombye kumenya kubikora, kandi akabisengera mu buryo bwiza. Nagira ngo rero dukomeze tuganire kuri aya magambo, mbabwire icyo mukwiye kumenya. Ubundi buri gihe kuba watakwa n'ibikoko hari ikintu bivuze, hari n'ikintu binasobanuye, hari n'ikintu bikwereka. Tugiye kureba nibura bimwe mu bikoko ukwiye kumenya ngo uramutse ubonye bikwataka, ubonye bikugendaho, icyo ukwiye gukora n'uko ukwiye kubigenza. Nagira ngo uhongere ubitekereze, ubirebe, kandi numara kubireba n'amaso yajijuke arebe kure, urebe ngo izi nkurikira ni izihe, ibintu bisimba binkurikira ni ibihe. Aya magambo rero dore ko ateye. Rimwe mu nyamaswa zikwataka zikurikira mukwiye kwitondera. Icya mbere hari imbwa, hari inyoni, hari intare, hari inzoka, hari inka, hari intama, hari udusimba tugiye dukurura inda, hari imbeba, hari sikorupiyo, ndetse habamo noneho na ibintu biguruka, amasazi, imibu n'ibindi bisa nk'ibyo ngibyo. Ibyo ni ibintu tumaze kubona mu nyamaswa ukwiye kwitondera mu gihe urose zigukurikirana, mu gihe urose hari ikibaye, mu gihe urose hari uko bigenze. Aho naho kwitonderwa, kandi ukamenya ko ukwiye gusenga. Reka ngarukemo, mu gihe cyose urose inyamaswa zikwirukankana cyangwa zikwataka, harimo imbwa, harimo inyoni, harimo intare, harimo inzoka, harimo inka, harimo ihene, harimo udusimba dukurunda ku butaka, cyane cyane ngo ni za nzoka, n'ubundi unabyumva bikururanda, harimo n'imbeba, harimo na sikorupiyo, ndetse n'amasazi, imibu n'ibindi byose bigende bitungana. Ninkomeje kubabwira, turimo tuganira, tumaze kubona bya bisimba cyangwa se ibikoko uzabona bikwirukankana ugatangira ugatinya mu nzozi, cyane cyane ndi kumva nabisubiramo. Nakubwiye ko hari imbwa, inyoni, intare, inzoka, inka, ihene n'ibindi bikururanda, ndetse n'imbeba, sikorupiyo, ni ibintu biguruka nk'imibu, amasazi n'ibindi byose. Ibyo rero ni zo komoni cyangwa bimwe na bimwe ugomba kurota ukabyitondera. Rero izo inyamaswa maze kukubwira kenshi iyo zigusanga mu nzozi, rimwe na rimwe ukanarota ukagira ikibazo, jya umenya uko ukwiye kubisobanura. Iki kintu cyangwa se iyo bize ni intege nke, bisobanura ko ari intege nke ku bavandimwe, ku nshuti, ku byo ukora, ku bana gutyo, kandi ugasanga yuko ari ukwataka mu buryo buteye ubwoba, ndetse rimwe na rimwe hakazamo no kutabasha kubisobanukirwa. Ariko rimwe na rimwe ugomba gusenga Imana kugira ngo ikintu gikurweho. Turacyari muri za nzozi. Rero ikintu cya mbere ni inyamaswa akanini na rimwe zitagira isuku, nk'urugero ingurube, nazo tukazireba kuko zasanga buri gihe ingurube Imana ifite ukuntu yivugaho. Ikindi ni ikimenyetso cyerekana urupfu ndetse n'ibyago n'ingorane. Ubwo ndavuga za nyamaswa zongeyeho n'ingurube. Noneho ikindi no kwataka ku buzima bwawe, mu mibereho yawe, kuzakorwa n'isoni se, kubura ijambo, kubura aho werekera, rimwe na rimwe ukisanga ari ahantu hagoye. Ibyo bintu birose rero ugomba kwitondera.
Bibiliya bivuga iki izo nyamaswa nababwiye? Bibiliya iravuga neza yuko ugomba kumenya neza yuko muri wowe watangiye kudominwa n'imbaraga mbi ziteguye kwakira ubuzima bwawe. So wagombye kuzidomina nk'uko ifi idomina amazi ikayagendamo, nk'uko umusatsi uba ku mutwe w'umuntu, nk'uko amatwi aba ku muntu ntahubuke, ni nako ukwiye kumenya neza yuko ukwiye kugira imbaraga zo gutsinda iyo myuka mibi. Ikindi iyo birose umenye ngo hari ibibazo muri izo nyamaswa zose zituma ziye kuvangamira ubuzima, ko buri gihe Satani we akunze gukorera muri izi nzozi. Imivumo na karande byose bigomba kujya ahangaha. Uvuga ngo iyo urose ibyo bintu umenya ngo automatically uracyafi uri undercast, uri munsi y'umuvumo, uri munsi y'ibitambo bene wanyu batambye, uri munsi y'ibitambo by'abakuhiga n'abakuroga, uri munsi y'intambara zikomeye ku buzima bwawe, uri mu isi y'umwijima yanyine itaguha agahenge, ahubwo hari kigiye gukora gasanga birakugoye. Yesu akugira neza cyane. Ni byiza ko ukwiye kumenya ibyo bintu bitekerezaho. Ni ukuvuga ngo buri gihe inyamaswa izanye ibibazo, izanye n'ingorane muri izo nzozi zawe kuri isi ya none. Ni ukuvuga ngo ni umwuka w'umwijima, ni umwuka wo gushorera buhoro buhoro, ni umwuka ushaka kurwanya abana bawe, ni umwuka ushaka kurwanya igitekerezo wari ufite. So rero uko gucika intege no gukomera bigoranye cyane, nk'urugero nk'inyamaswa yitwa inzoka, imbwa ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, bivuze ngo hariho imbaraga z'umwijima zigiye kuboroka ubuzima bwawe, zigiye kuguhagarika, kandi ikoresheje abantu. Rimwe na rimwe ukwiye gusenga ukamenya kubitandukanya. Ni ukuvuga ngo cyane cyane inzoka mu nzozi yo bisobanura ibintu byinshi cyane bitandukanye, uko tuzabiganira. Mu gihe rero uramutse insorotse imbwa mu nzozi zawe, nabyo bisobanura ibintu byinshi cyane. Icyambere ko kumenya ko imbwa ubwayo nayo yabwiye isobanura ibintu byinshi bitandukanye. Twabonye ko imbwa kuyirota nubwo abantu bayikunda bakayifata bakayigira nzima, ariko muri ku ijambo ry'Imana uko yavuze, Imana yaravuze ngo ibwira Abisiraheli ngo nta mbwa izabamokera, kandi bavuze ko hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakabikora. Byumvikane ko n'imbwa izaba hasi, Imana iti nta mbwa izabamokera. Kuyikunda n'uburenganzira bwawe, ariko ahanini ntabwo ari ibintu byiza cyane. Reka turebe rero muri izo komoni twarebye hano, tubonye amagambo atubwiye ngo niba urose uri umwe n'imbwa, wowe ubwawe ukarota uri umwe n'imbwa, menya yuko bisobanura yuko hariho ubusambanyi buri imbere. Urose urumwa n'imbwa, ni ubusambanyi buri gutegurwa, ni umujinya, ni no guhura n'ibibazo mu rugo birimo nko stubborn, cyangwa gusanga umuntu ntibihaga, mbega ubuza amahoro n'umutekano, harimo kutumvira. Izi nzozi ku muntu uzakiriye bisobanura imbaraga z'umwijima. Ku muntu uri wenyine, uri single, umusore cyangwa umukobwa cyangwa se umugore wapfakaye cyangwa umugabo wapfakaye, iyo arose imbwa muri ubwo buryo, amenye neza ko ari umwuka w'ubusambanyi bushobora kumugiraho imbaraga, bigahagarika imigisha yiwe yose. Ariko iyo ari umuntu ufite urugo washyingiwe, akabona imbwa imuruma ku mubiri aho ariho hose, bisobanura ko ari umwuka w'uburozi. Rimwe na rimwe imbaraga z'uburozi zagutera kurwara, ndetse no kwafeguta ubuzima bwawe bwose, no kuba habaho gutana, ndetse habaho kutabyara, ndetse habaho no kugira ngo urwo utagira ubuzima, ndetse rimwe na rimwe bigasobanura ibibazo bishingiye ku mutungo. Mu yandi magambo ni ubukene bukomeye. Ni ukuvuga ngo umuntu uriwe n'imbwa ariko yari afite urugo. Ndifuza gusubira kuri aya magambo. Ese umuntu arose imbwa imuruma bisobanura iki? Bisobanura yuko hariho ubusambanyi buri hafi yawe, kandi izi nzozi zisobanura neza cyane yuko ari ukwataka guteye ubwoba mu buzima, kwatakwa n'abadayimoni. Ariko se iyo umuntu ari single, cyangwa umuntu akiri umusiribateri, yaba umukobwa cyangwa umuhungu, cyangwa se umuntu atari mariye, birumvikana ari uwapfakaye cyangwa se gute, we iyo arose imbwa imuruma bisobanura iki? Bisobanura umwuka mubi w'ubusambanyi. Fornication ntabwo ari umwuka w'ubusambanyi bwinshi, si ugusambana n'umuntu umwe, ahubwo no gusambana n'uriya gusanga umwuka w'ubusambanyi mwinshi wagufashe, kandi bikaba byerekana ko ari uko imigisha yawe igiye guhura na barriere
ibyo wagombaga gufata sibyo uzabona, sibyo uzanajyaho, n'umwuka w'ubusambanyi waje. Ikindi bishobora bihita bifunga wa mugisha wawe. Iyo umuntu aramutse yarimariye cyangwa se afite yubakanye na mugenzi we akabona imbwa imuruma ku mubiri aho ariho hose, bisobanura ngo umwuka w'uburozi bwihuse kandi bwa burozi bukozinga indwara ikomeye ndetse bukazana n'ingorane mu mubiri, ndetse hakabaho ko urugo mariage igiye gusenyuka, nta kubyara kubonetse, ndetse n'ibyo bapanga biranze, noneho hakazamo n'ibibazo by'umutungo mu rugo. Ni byiza rero ko umuntu akwiye kubisengera mu izina rya Yesu. Ngira ngo wumvise neza ubusobanuro yuko umuntu wese, umusore, umukobwa, umuntu wibana, iyo arose abona imbwa imuruma, bisobanura ngo ni icyaha cy'ubusambanyi kiremereye. Sinzi ko nabyita, ni ubusambanyi bwinshi, nyine bwinshi, kwa kundi umuntu asambana n'abonye bose bigiye kwata, kandi bikaba impamvu zo gufunga umugisha wawe kandi utagombye kuvuga ufunzwe. Hanyuma twihuse cyane, iyo ubona bya bikoko nakubwiye 10 bikwirukankana inyuma, hari icyo ukwiye kumenya. Ugomba kumenya neza yuko hari umuntu ukuri inyuma, cyangwa abantu bakuri inyuma barimo bakurikirana amakuru, bashaka kumenya amakuru y'ubuzima bwawe muri famiye. Icya kabiri ni ukuvuga ngo ahazaza h'urugo rwawe hari mu kigeragezo, kuko barashaka kugira ngo bakubuze kunyura aho wifuza kunyura. Urose za nyamaswa. Ikindi cyane biravuga ngo ugiye gutakaza impano yawe y'Imana wari ufite, ndetse n'Imana yaguhaye mu buzima bwawe. Icya gatatu biravuze, icya kane basobanura ngo Satani agiye kunyeganyeza, kudisturbinga, gushwanyaguza ibyishimo byawe n'umunezero wari ufite. Icya gatanu bikwereka yuko ntabwo ari byiza mu buzima bwawe urose za nyamaswa nakubwiraga. Noneho icyo mu kwitonda, icya gatandatu ni ukumenya ngo iyo urose inzozi zirimo ibisimba, menya ngo mu rugo rwawe hagiye kuza umwuka w'ubutongana, w'intonganya, gushwana, urusaku n'ibindi byinshi mu buzima bwawe. Ikindi cya karindwi urose za bya bikoko nakubwiraga, ni ukugira ngo imigisha yawe ifungwe iva ku Mana, ariko ni byiza kubimenye kandi ukaba ugiye kubisengera mu izina rya Yesu. Imana ibampera umugisha. Ndibwira ko uyu munsi wa none ntabishaka kuvuga ahangaha, murahumvise. Kandi ikindi ugomba kumenya yuko ukwiye kwitonda cyane. Ikindi ukwiye kumenya, iyo urimo urota bino bintu mu nzozi, menya neza ko hari ikintu kigiye kuba stranger, kigiye gushyira mu mwijima. Witonde usenge cyane. Ikindi cya kabiri, hari intege nke no gucika intege bizatuma ugwa mu cyaha. Ikindi kwitondera, hari umwuka wo kwibwa ibintu byawe, kwibwa amasezerano yawe. Ugomba kumenya ko hariho iterabwoba Satani arimo azana nijoro kugira ngo ukange ibiteye ubwoba bikuzeho. Ikindi ugomba kumenya yuko hariho imbaraga z'abantu bashaka gushyira hasi kugira ngo utabasha kuzamuka. Iyo urose ziriya nyamaswa, menya ngo hari umunyembaraga w'umuntu n'umunyembaraga w'umugore bahagurukiye ubuzima bwawe, urugo rwawe, bizinesi yawe, amahirwe yawe n'icyerekezo cyawe. Ikindi ugomba kumenya neza yuko iyo urose ibyo bintu, ni uko imigisha yawe bihagaze. Urose za mbwa nakubwiraga, bya bisimba byose, imigisha usa nk'uhagaze, haguruka usenge uburane umugisha wawe. Ikindi bigiye kwerekana ko muri iyi minsi ugiye kugira imbaraga nke cyane, bizatuma Satani agushyira hasi, ariko senga ntucike intege. Icyanyuma ngiye gusorezaho, bigaragaza ko umwanzi ashaka gufata akakurangiza. Rimwe na rimwe hakaba hari umuntu wo muri famiye yanyu ushobora kuzagenda ntabashe kuboneka, mukabura irengero ryiwe. Icyo ukwiye gukora ni iki rero? Ni uko ukwiye gusenga iminsi 3, warangiza ugasenga Imana, ukegera Imana, ugafata umwanya, byaba ngombwa ugasigwa amavuta y'umwuka wera w'Imana, kugira ngo ubashe gutsinda ibyo bintu. Imana ibampera umugisha. Icya mbere ukwiye kumenya ni uko buri munsi ugomba gusenga amasengesho adomina za nyamaswa, azirukana, azivuma, azikubita, ugahamagara umwuka wera w'Imana, ukahamagara mu
buzima bwawe, ugasengera urugo rwawe, ugasengera abana bawe, ugasengera business yawe, ugasengera amafaranga yawe, ugahamagara umwuka w'Imana kugira ngo azarwanye umwuka w'imbwa ndetse akureho n'ibinyoma byo kubeshyira ku buzima bwawe. Kandi ugomba gusenga Imana ikagufasha kugira ngo utirukanwa mu kazi, ibyo byose bigiye kumera. Rero mu maraso ya Kristo Yesu niho tubasha kwirukana ibintu byose, tukabirwanya mu muriro, tukabikuraho. Ikindi cya kabiri, tugomba kudekarara kwirukana izo nyamaswa zose zazitwataka mu buzima kandi atari ngombwa. Ugomba kumenya neza ko uzengurutswe n'abarozi. Igikura abarozi nta kindi ni uko ukomeza gusenga no kubasenya kugira ngo batazagira imbaraga ku buzima bwawe. Hamagara amaraso ya Yesu kugira ngo abashe kubikuraho. Ikindi menya ngo ni iki, niba uri guterwa n'ayo magambo, nawe ca bugufi usenge. Ntiwemere ko ikintu cyakumanura, ntiwemere ko abantu bakumanura, wikwemera ko abantu bagutesha agaciro. Uhagarara mu mbaraga zo gusenga Imana. Ikindi ugomba kurwana ni ukuburekinga, ni ugusenya imbaraga z'abadayimoni uciye mu mbaraga za Kristo Yesu umwana w'Imana. Ikindi ni ukumenya yuko niba urose imbwa imoka, menya ngo kirakomeye. Imbwa ikumokera niko Imana yabwiye abisaba ngo nta mbwa izabamokera. Bivuze ngo niba urose imbwa ari ikumokera, haguruka usenye. Iterambere ryawe ntaryo, hazazamo paralize, hazazamo uburwayi, hazazamo ingorane, hazazamo agahinda. Kubita uvaneho ibyo bintu. Ikindi nababwira ngo amaraso ya Kristo byose birashoboka. Usenga Imana kandi wegera Imana, ukorane n'Imana. Imana ikurinde, Imana ibambike imbaraga mu izina rya Yesu. Nagira mbashimire mwese mwabanye natwe ku rubuga ahangaha iwacu ku bumwe bw'abera ministries, mbabwira ngo amahoro y'Imana n'umugambi w'Imana bikomeze bikorane na